baryamye uzi ko abantu baba barushye nibwo haje numvise ikintu kiraza kirakubita nk'agateusha gikubita hano numva birahinguranije nk'umusonga kandi atari umusonga wenda bamwe barabyumva ndana nikubita hasi mubo twari kumwe aho ngaho twasenganaga araza ndambikaho ikiganza umwuka waheze aransengera ntangira kumva akantu k'agapepo kazamuka akuka karagaruka ariko muri iyo minsi abakozi b'Imana bamwe muri abo ngabo bari aho ngaho ntateganyaga ko bahari bakaba barampaye message murabyumva 2-5 bampa message umwe muri baraza arambwira twarasenganaga nahoze mbwira mwarimu mubwira ntimuzamutumire hano n'umukozi w'Imana buriya mwarimu namubona nzamubwira uwari we arambwira arampamagara ati ngwino nkubwire turiherera arambwira ati twagiye dusenga cyane tukabwirwa ko igare ryawe ryamanutse hari abantu benshi twagiye dutandukana bakatubwira ati igare ryamanutse murabizi ko hari abantu bateguzwa Imana iravuga ADPR ntabwo igihakana Imana iravuga harandi madini atajya byemera ariko abantu bavuga Yesu bazi ibyo bahura nabyo n'ibyo Uwiteka Imana ivuga barabyemera umuntu arabimbwira haza abantu batandukanye baturutse ahantu hatandukanye bahuza nuko uwo yambwiye iyo message bakayima buryo ubonye abantu bakubwira ukabona umuntu aturutse Kigali araje akubwiye nk'ibyo umuntu mwiriranwe ntaho bahuriye ukabona undaturutse ahantu zangenda nibo nabonaga undagaturuka za Kibungo akaza akakubwira ibihuje n'ibyo ubwo ntiwabyemera mushumba ibyo ntibiba bifatika ndavuga nti rero murakoze kuko Imana integura ishimwe nanjye ugomba kwitegura gutaha nitubyanga kuko Imana yivuze yemeye kutaha tugomba gutaha murumva igihe nahereye 2-5 izo message zingeraho ariko cyagisonga uko cyagakubise nazindutse njya CHK ngeze CHK hari umwana wanjye w'umuganga uhari urumva ko narakurikiranwe cyane kugira ngo bamvure banshisha mu byuma babura indwara murabyumva uzi kuba urwaye bakabura indwara abantu b'Imana indwara irabura ngaruka mu rugo nigumira mu rugo habaho gusenga 2017 mu kwezi kwa mbere nibwo nagiye mu Buhinde ubushobozi nibwo bwari bonetse ndakugendeye ariko mbere yaho mbere yuko njya mu Buhinde nongera kugera Ruwa Faisal ngeze Ruwa Faisal basanga icya kibyimba kigeze kuri 4 cm enye murabyumva bati turebe ko kanseri yaba iri mu ntoya ubwo ndarwana n'iki ndarwana no gushaka amafaranga kugira ngo ninjire mu Buhinde nkigera mu Buhinde ngezeyo nabo bikoreye bizame byawo basanga cya kibyimba kirimo kwihuta kigeze kuri 7 cm murumva ukuntu cyihutaga ubwo nijyanye ngenyine murumva madamu n'uwo muryango ntabwo nagomba kujyana nawe nije wijyanye ndagenda ngeze mu Buhinde icyo bakoze bateguye kumbaga barabaga iki igihaha baravuga ati rero iki gihaha cyawe tugiye kugikuraho cy'ibumoso ni icy'ubumoso ntabwo bigeze bapima bo ngo barebe cya kibyimba uko kingana wenda ngo babanze bagipime kubera ko bari biyemeje ko bagomba kumbaga bagiteruyemo igihaha bagikuraho bumfite kimwe nacyo kandi bukinjwemo kanseri icyo kindi bagikuyeho ikindi nyuma ya covid nibwo kanseri nawe yinjiyemo ariko murumva uyu mwuka ubundi ni umuntu udafite ibihaha mwampereye Imana icyubahiro ubwoko bw'Imana uyu mwuka ni umuntu udafite ibihaha barambaze bankize ku iseta ariko haza umuntu nari ngenyine umuntu aza kunshakira umunyeshuri wo kumfasha banzanira umukobwa turavugana amadolari aracunga asanga amadolari bamaze kuyantwara Abahinde icyo gihe nari maze gutanga amadolari ahwanye na miliyoni 7 zacu ndayishyura ira amadolari 9,000 ndayishyuye maze kwishyura umukobwa araje arebye muri kofi asanga ntari sigayemo aravuga ati uyu muntu nimurarira n'ubundi ejo nta gihembo ufite umukobwa wo mu Rwanda kwihangana biramunanira ansigaho ngenyine ubwo ni ukuvuga ngo nabonye ndi ngenyine ndavuga ntabwo ndi ngenyine ndi kumwe n'Imana yanjye bwoko bw'Imana iyi Bibiliya ni icyo gihe nagendanye nayo mu Buhinde nurira indege ngarukana nayo ngiye yambereye byose nimugiye mushaka ikintu mwibikiriza aho nyenzi nigese zitagera kugira ngo Uwiteka Imana ajye bagarukaho ibiteho ibumve bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire Imana ijya yumva Imana irumva kandi irasubiza ibi mbabwira ni ukuri
bwoko bw'Imana n'iki gihako cyafashwe nagera mu Buhinde subiye ejo bundi nyuma ya covid bati imyijima yarafashwe ubu usibye kubibabwira imbere y'itorero ry'Imana Imana usibye kunyindindiye ubu wavuga ngo uyu muntu uvuga utyo ufite uyu mwuka ufite izi mbaraga ni umurwayi ariko kubera iyo Mana ivuga ngo mbabere icyigisho ubu ndi icyigisho cy'ubakozi b'Imana Imana yasigarije hari benshi bafatwa ako kanya batirarangiye nababwiye igihe byatangiriye murumva aya magambo mvugisha noye muntu udafite ibihaha ariko kubera Uwiteka Imana yabigiriye kugira ngo hari ku itariki 22 z'ukwa mbere 2017 nibwo nari mu Buhinde bagomba kumbaga barantegura njya muri chambre mu gitondo bagwe mu gitondo mu bambere ninjye bagomba kubagwa nari nateguwe Abahindi iyo babonye umunyafrika yinjiranye amadolari bamufata nk'umwami nza kwibuka Ezekiel ukuntu yatakambiye Uwiteka Imana ngaruka kuri iyi ndirimbo nanone ndavuga ngo iyi ndirimbo ivuga ngo no mu ipfa ryanjye Yesu umbe bugufi urupfu ni runsinda umara ubwoba nagenderaga ku bintu bibiri navuga nti barashoboka ko nshobora kurangiza urugendo ariko nkongera nkagaruka kuri aya magambo yagaruye Ezekiel uko Uwiteka Imana yamwitayeho ikamugarukaho kubw'imirimo yakoze ndaririmba ni ndirimbo igifasha mu buhamya bwanjye ngo no mu ipfa ryanjye Yesu umbe hafi urupfu ni runsinda umara ubwoba ngaruka ku ijambo ry'Imana rya Ezekiel ariko ibi bintu byombi ndi mu mwanya wo Uwiteka Imana ishobora kurangiza urugendo rwanjye nabyo ndabyemera ariko Uwiteka Imana ndashaka kugira ngo mbe uruwo unezeza Imana ko nta kintu cyantandukanya nawe ariko birashoboka ese Uwiteka Imana ko wankuye mu Rwanda nkagendana nawe nta murwaza wundi wampaye abana si baki nagombye kuba mfite n'undwaje ntawe turi kumwe ni wowe twagendanye umufasha wanjye yasigaye mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu nihamanuka umurambo izina ryawe rizahabwa icyubahiro gute eske ikiriba umurambo uzaguhamiriza uzavuga imirimo n'ibitangaza wakoze Uwiteka Imana ndagira ngo undengere mu gihe uteganya nzamanuke nzaje mvuga imirimo n'ibitangaza wakoze mvuge kugira neza kwawe mvuge imbaraga zawe ubu se ntubibona Imana ijya yumva Imana ijya yumva Imana ijya yumva ubu ngiye ibanga mu mutima nge ntabasha kuvuga Yesu umwana w'Imana uba muri nge iryo ni ryo banga ngendana umugaragu w'Imana Yozefu yageragejwe na nyirabuja ariko kuko yarafite ibanga yanze kwanduza ubugingo bwe Aleluya nzamubona amaso yanjye ndeyaza mureba iryo ni ryo banga ngendana umugaragu w'Imana Yobu yageragejwe na Satani ariko kuko yarafite ibanga yanze kwanduza ubugingo bwe Aleluya nzamubona amaso yanjye ntiyazamureba iryo ni ryo banga ngendana amen magaze hano nshima Imana ndashima Imana shimira n'abakozi b'Imana ba Sheri bongeye kungirira icyizere kugira ngo ngaruke hano ibyo namashimwe kuri nge ni n'ikimenyetso kiba kigaragara ko banyishimiye mu minsi ishize hari bake nabonye bambonye ko nizana gutanga ubuhamya ndagira ngo bamanike ikiganza ndebe ababashije kubana nanjye mu gihe giherutse ni bake cyane ndumva ari bake abenshi nabambonye uyu munsi mfite
mfite ubuhamya, mfite ibyo kubafasha, mfite ijambo ry'Imana bigendana n'ubuhamya, ariko nzi ko mufashwa kandi benshi barava bakize. Abantu bafite indwara ya kanseri barahari, harabahari. Imana ishimwe ko ntabahari. Icyo ni icyago kibi kijya gihungabanya abana b'Imana. Ubwo rero nibwo buhamya mfite. Ariko mbere yuko mbagezaho ubuhamya ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana twihuse. Nyuma ndi bufate n'akanya ko kuririmba indirimbo ya 82 mu zo gushimisha, ariko reka tubanze twinjire muri ijambo ry'Imana. Turebe muri Yesaya ibice 38 duhereye ku murongo waho wa mbere. Yesaya 38 duhereye ku murongo wa mbere. Reka nsome. Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amoni aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Ezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Ezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Imana yacu tugire neza. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbere yuko n'ijambo ubuhamya ndagira ngo turirimbe n'indirimbo. Aya magambo y'Imana nagendana n'ubuhamya. Uko Ezekiya yongereye imyaka yo kubaho, nanjye narayongerewe. Ndagira ngo mu mwanya mbibagezeho ku ijambo ry'Imana mwaryumvise, niri n'ijambo ry'Imana ngenderaho rigendana n'ubuhamya bwanjye. Ariko ndagira ngo mbagezeho n'indirimbo nayo iri mu buhamya bwanjye, ngendana n'ubuhamya bwanjye. Ubuhamya mu kanya ndi bubagezeho kandi nzi ko mufashwa. Murafashwa kandi n'abadafite izo ndwara za kanseri bafite n'izindi zibagoye, nzi neza ko bavaha bafashijwe kandi Uwiteka Imana arabagirira neza. Ndashaka kugira ngo ze kwinjira muri ubwo buhamya kandi nzi ko mugenda muri bamwe mwakize, kuko ikintu cya mbere ni ukwizera. Utari ufite kwizera nzi ko uyu munsi ari bwizera, ari bugarukire Uwiteka Imana ye, yongera agira ibyiringiro avuge ngo ya Mana yarengeye uriya, nanjye hari icyo yankorera. Wareba ugasanga indwara ikuriho yaba yoroshye kuyangezeho. Niyo mpamvu vaha ufite impinduka mu mubiri wawe n'iki Imana irabigukoreye. Imana yacu habwa icyubahiro. Ndagira ngo turirimbe indirimbo ya 82. Mwihangane muhaguruke kuko ubuhamya ndi butange wenda barafata iminota itari mike, ubwo muraba mwicaye mu kanya. Yadufasha umucuranzi wenda akayidutangirira. 82. Letse nitwe waziraga Yes, hallelujah. Oh, shinyaguri cherutaraza mwisi warufite ubwiza doruko bagushize murabo cherutaraza mwisi warufite ubwiza doruko bagushize murabo bamuzi niducirira undebe mukiza ukuri n'impano
ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko nkwiriye oh Yesu warampfiriye ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko wiringiye kandi imipfire yawe niyo yanyijije intera kugushima ukubaho kwose imbabazi nizawe mucunguzi wanjye naho urupfu rwanera ntuzakunkura oh imbabazi nizawe mucunguzi wanjye naho urupfu rwanera ntuzakunkura oh no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi oh urupfu nirutsinda uzamara ubwoba kuko umubiri wanjye haleluya uzabona uveho oh nyamara nzakubona mu maso oh koko umubiri wanjye uzabona uveho oh nyamara nzakubona mu maso oh mukiza wanjye mfite mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe oh ngondebe inkovu zawe wagize kubwa oh umekunesha haleluya Buri wowe Yesu
twamaze kwibwirana. Nitwa Rwiririza Celestin, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 11. Yesu mwumva ko yangiriye neza. Iyo umuntu avuze uwo mubare ndabizi benshi barikanga, ariko nubwo nahuye n'intambara z'uburwayi, ariko Yesu yangiriye neza. Abo bana ntabwo bigeze bahora Minerval, abanyuma barimo kurangiza basigaye nka 3, abandi barimo kurangiza. Urumva ko Imana yakoze bikomeye, kandi muri uko kuvuka kwabo nahuye n'uburwayi nibyo nshaka kubagezaho, ariko Yesu ni muzima. Umwiringira rero nta mukorwa n'isoni, ntabwo akorwa n'isoni. Nibyo abambanjije bagiye bakomotsaho. Yesu ni muzima kandi uherekera kose yatwitagaho. Iyo umuganye ukamukuyakuya ugakura ibishimwa mu bigawa, Uwiteka Imana arakunezeza. Nicyo dusabwa. Iyo dukuye ishimwa mu bigawa, ukamwegera ukamutereta ukamuhendahenda akakubona, mugaragu wanjye ndakwishimiye, Uwiteka Imana byose abigenza neza. Ahubwo abantu icyo bazira barabivanga. Abantu barizira barabivanga. Umukozi w'Imana wambanjije mu kanya yavuze ku masezerano. Hari abantu bicara bakavuga ngo yaravuze, ngo ntegereje ibyo yamvuzeho, kandi nyamara barabivanze. Abundikiye amahuri byaravanzwe. Ariko icyo dusabwa ni ukugendana n'umwami wacu neza, dukura ibishimwa mu bigawa. Iyo twemerwa nayo, iyo iratunezeza ikadukorera byose. Ndagira ngo mbabwire ku bw'aya magambo nari maze kubasomera mu kanya. Twasomye kuri aya magambo ya Ezekiya, ukuntu yagiriwe neza n'Uwiteka Imana ikamugarukaho. Bibiri tubwira ko Ezekiya ko yarwaye cyane akarwara ngo indwara y'ikirashi iramuzonga. Uwiteka Imana ngo ituma Yesaya, imutumaho kugira ngo ategure iby'inzu ye. Twebwe abanyarwanda, iyo umuntu ageze kurarembye akabona ko rwose ubuzima bwanze, nk'abo bana uko mbabwira umuryango ungana utyo, ubu nanjye nageze ubwo ndaga. Nararaze ndi buhagere aho. Ndagira ngo tubanza tugende kuri iri jambo rya Ezekiya, ubundi ninjiye mu buhamya nibwo nshaka kubabwira cyane kuko dufite ubuhamya, ariko ndagira ngo tugendere kuri iri jambo kuko niryo rigendana n'ubuhamya bwanjye. Nanjye muri abo bana mfite nararaze kandi sinzongera. Ubwo naravuze, ibyo navuze nibyo, ntabwo nzabisubiramo kuko hari ahageze mbona ko birangiye. Burya umubyeyi iyo afite umuryango, niho mbabwira Uwiteka Imana ituma Yesaya kuri Ezekiya, yagiraga ngo yitegura asobanura ibyiwe. Asobanura ibyiwe ejo adasiga umuryango uri mu bibazo. Burya Imana igigira neza. Twe rero duhora twiteguye n'ibanga tugendana. Mu kanya narimbaga ngo dufite ibanga tugendana, n'abana b'Imana bafite ibanga bagendana. Ariko nzi ko n'abapagane ibyo kuraga ntabwo bijya kure yabo, nabo barabikora. Ariko twebwe dufite icyo turengeje abandi. Abana b'Imana bafite ibanga bagendana, ibintu byose baritegura, dore ko n'Imana yacu igeze icyo gihe cyo kuguhamagara ntabwo dutungurwa. Ngira ngo murabizi, ntabwo tujya dutungurwa, iragutegura. Iravuga ngo umugaragu wanjye igihe kirageze, nk'uko yariteguye Ezekiya. Imutumaho umugaragu w'Imana Yesaya, iramubwira ngo genda umubwire, genda umubwira ko indwara arwaye atazayikira, ngo ategure iby'inzu ye. Aho niho nababwiye ngo nukuraga. Nanjye mbabwira ngo uwo murimo narawukoze kandi sinzasubiramo. Iryo navuze narayivuze. Uwo nateguye ugomba kuyobora uwo muryango ni mugari, arahari. Ariko Uwiteka Imana inyongerera iminsi yo kubaho nk'uko yongereye Ezekiya. Amen. Ngo Yesaya, Bibiliya yatubwira ngo Yesaya yaramanutse agera kwa Ezekiya, ngo aramubwira ngo umva uko Uwiteka Imana intumye, ngo irambwiye ngo tegura iby'inzu yawe, ngo kuko indwara urwaye utazayikira, ngo ugiye gupfa. Ngo Ezekiya amaze kumva iyo message arahindukira, araboroga, arira amarira menshi. Arahindukira atakambira Uwiteka, yibutse Uwiteka Imana yacu imirimo. Bwoko bw'Imana, mujye mushaka icyatuma Uwiteka Imana ibibuka, ngo tujye tubitsaho inyenzi n'ingese zitagera, kugira ngo nitugera mu kaga, nitugera mu bibazo, tutakambira Uwiteka nayo izatwibuka. Ezekiya ariko ngo Yesaya amaze kubwira gutanga iyo message, we ngo yarahindukiye asa n'usubiriwe mu murwa. Ariko Ezekiya ngo amaze gutakambira Uwiteka aboroza ariza amarira menshi,
avuze imirimo koko Uwiteka Imana iramwumva iri ahirengeye mu ijuru. Yumva gutakamba kwa Hezekiya, yumva ko ataramatakira ngo ye. Hari igihe umujura wagwa mu cyuho bamukubita ifuni wenda agize ibyago ntiyiba wagiye kwiba kamutanga akavuga ngo mana yanjye ndenge ntawumva arabivanze yaragiye gusenya urugo rwundi yaragiye kwiba ariko ati mana yanjye ubwo niho abayibukiye. Ariko Hezekiya we ntabwo byaramatakira ngo yibukije Uwiteka Imana iravuga ngo mana ibuka imirimo yakoze murayizi Hezekiya yibutse Imana imirimo. Uwiteka Imana irahirengeye mu ijuru yumvise gutakamba kwa Hezekiya isanga ataramatakira ngo irivuga ngo umugaragu wanjye ko kubyambwiye n'ukuri ibyo yakoze ndabizi yakoze imirimo ikomeye nanjye ndakamugarukeho. Ngo Yesaya ataragiriwe mu murwa Uwiteka Imana amaze kumva gutakamba kwa Hezekiya ngo Imana ibwira Yesaya ngo subirayo, ngo yari ataragiriwe mu murwa ngo subirayo kuko numvise gutakamba k'umugaragu wanjye. Ngo arahindukira aragenda aramubwira ngo Uwiteka Imana irambwiye ngo ikongereho imyaka 15 yo kubaho. Mwaha Imana icyubahiro. Bwoko bw'Imana buriya uwo murimo Imana icyo kintu Uwiteka Imana yakoreye Hezekiya nawe yakigukorera nanjye yarakinkoreye nje muri uhagaza. Amen. Niyo mpamvu nashatse kubabwira ngo abarwayi bari hano ni bangaye. Abantu bafite indwara zabagoye ndagira ngo base n'abahaguruka mboni kumvuka. Kandi mu materaniro baba bahari. Abafite uburwayi bahaguruke babuze uburyo bakavuga ngo biracitse birarangiye igihe cyanjye kirarangiye. Abantu bakabunza imitima bagakubita hirya no hino bakajaraza umutima ndetse bakumva bihebye bikarenga bakumva kubaho kwaho ntago hari. Reka mbabwire bwoko bw'Imana murahari mugume ku mwanya umwe gusa mu mwanya Uwiteka Imana bishimira mutakambira Uwiteka nayo izabagirira neza. Uko yarengeye Hezekiya namwe izabarengera, uko yandengeye nawe izakurengera. Hezekiya amaze gutakamba byagenze neza, amaze kongererwa imyaka yo kubaho urumva yarakize. Biri tubwira hari imiti yatanzwe kugira ngo nicyo kirashi kiveho cyavuyeho yahise akira agarura ubuzima. Iyo myaka 15 ku Mana ntugire ngo niyo ngiyo ngiyo tubara ni myinshi ku Mana kuko bibiri tubwira ko umunsi umwe ngira ngo muzi kuhanye ngo n'umunsi kuri twe tubaze ni nk'igihumbi. Murumva rero kumva iyo myaka ni myinshi yahawe. Bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire tube mu mwanya twubaha Uwiteka dukora ibishimwa nayo ubundi zatugirira neza. Ngewe ubabwira uri imbere yanyu reka ninjire mu buhamya nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nagiriwe neza n'Uwiteka Imana. Natangiye kurwara 2005. Umwana muri abo bana mbabwiye 10 ubu ni 11 ariko bwo imbyaro zanye ni 13 hari abatashye. Murumva ko Yesu yari yarangiriye neza. Umwana w'umuhererezi yaje mu buryo budutunguye umukurikira wagiye kurangiza sogonderi undi ari mu wa 3 primaire. Murumva iby'Imana ikora. Undi yaje tutakibitekereza ugiye kurangiza sogonderi uri mu wa 6 ubu ngubu urimo gusoza urumva ko igihembwe cya mbere kigiye kurangira akurikirwa n'umwana uri muri primaire mu mwaka wa 4. Murumva iby'Imana yagiye inkorera kugira ngo nguwo azaba ari nzajya ntumuri hafi yanjye ajye yibuka se wenda amutume nk'akantu hafi ye. Murumva uwo mwana w'umuhererezi nuko bahafi. Urumva umwana nabaraga ko ari acutse donc ari intuza ari bucura agiye kurangiza sogonderi akatangira kaminuza ariko hari uri muri primaire. Urumva uwo mwana ukuntu yaje. Murumva iby'Imana ikora yaratunguranye. Undi urangije sogonderi niwe watangiranye n'uburwayi bwanjye bumfata yavutse 2005. Ninge wicaraga ndi mu rugo nyina agiye mu kaza kamunsigira nkamumenyera amata. Uwo mwana akura neza bigisore ameze neza rutabandi kuko yarwajwe yagaburiwe na se kandi ndi kugisasiro. Mwampereye Imana icyubahiro. Ubu niwe musore ukomeye. Imana yacu n'umukozi w'umuhanga. Mwumve 2005 namwe mu ndebe ukomeze. 2005 nibwo natangiranye n'uburwayi mfatwa n'ikintu kimeze nk'umusonga. Ntabwo tujya dukunda kubisobanura benshi bafite ko babyita kiraza kirakubita. Nari mu masengesho saa 3 iwanjye habaga icyumba
njya mu masengesho hari abantu bamaze iminsi 3 ngeze iwanjye numva mfite ubwoba kuryama mbwira madamu ntabwo ndyama ndumva nanjye njya gusenga kera pastor urabizi ko ibyumba ntabwo ari nk'ubu byarategurwaga ubuyobozi bukaba bukizi bakavuga bati iki cyumba cyangewe nitwa Rwiririza Celestin bati ubundi nari ntuye mu Bugesera ariko ndi mu Gatenga ubu nsigaye ndi mu Gatenga niho ntuye ariko mbere nari ntuye mu Bugesera kera rero nagiraga icyumba itorero ryacu rya Nyamata ADPR ryemeraga hari Nyamata bakavuga bati icyumba twemera nicyo kwa Rwiririza Celestin abakozi b'Imana bakagisura kugira ngo batavangirwamo uzi ko ariko byagiraga bajyaga babikunda cyane kubikurikirana aho ngaho niho nahuriye n'ikibazo mvuye ahantu usanga abantu bari muri icyo cyumba barasenga ngeze mu nzu wanjye numva afite ubwoba numva ntari buryame njya gusenga n'abandi mu masaa 8 z'ijoro abantu bashyizweyo baryamye uzi ko abantu baba barushye nibwo haje numvise ikintu kiraza kirakubita nk'agatewusha gikubita hano numva birahinguranije nk'umusonga kandi atari umusonga wenda bamwe barabyumva ndana nikubita hasi mubo twari kumwe aho ngaho twasenganaga araza ndambikaho ikiganza umwuka waheze aransengera ntangira kumva akantu k'agapepo kazamuka akuka karagaruka ariko muri iyo minsi abakozi b'Imana bamwe muri abo ngabo bari aho ngaho ntateganyaga ko bahari bakaba barampaye message murabyumva 2-5 bampa message umwe muri baraza arambwira twarasenganaga nahoze mbwira mwarimu mubwira nti muzamutumire hano n'umukozi w'Imana buriya mwarimu namubona nzamubwira wari we arambwira arampamagara ati ngwino nkubwire turiherera arambwira ati twagiye dusenga cyane tukabwirwa ko igare ryawe ryamanutse hari abantu benshi twagiye dutandukana bakatubwira ati igare ryamanutse murabizi ko hari abantu bateguzwa Imana iravuga ADPR ntabwo igihakana Imana iravuga harandi madini atajya byemera ariko abantu bavuga Yesu bazi ibyo bahura nabyo n'ibyo Uwiteka Imana ivuga barabyemera umuntu arabimbwira haza abantu batandukanye baturutse ahantu hatandukanye bahuza nuko yambwiye iyo message bakayima buryo ubonye abantu bakubwira ukabona umuntu aturutse i Kigali araje akubwiye nk'ibyo umuntu mwiriranwe ntaho bahuriye ukabona undi aturutse ahantu zangenda nibo nabonaga undi agaturuka za Kibungo akaza akakubwira ibihuje n'ibyo ubwo ntiwabyemera mushumba ibyo ntibiba bifatika ndavuga nti rero murakoze kuko Imana integura ishimwe nanjye ugomba kwitegura gutaha nitubyanga kuko Imana yivuze yemeye kutaha tugomba gutaha murumva igihe nahereye 2-5 izo message zingeraho ariko cya gisonga uko cyagakubise nazindutse njya CHK ngeze CHK hari umwana wanjye w'umuganga uhari urumva ko narakurikiranwe cyane kugira ngo bamvure banshisha mu byuma babura indwara murabyumva uzi kuba urwaye bakabura indwara abantu b'Imana indwara irabura ngaruka mu rugo nigumira mu rugo habaho gusenga barasenga ariko Imana ikagira ibigenda isobanura bamwe bakaza bakavuga ati nubwo bimeze bityo ntabwo ari uwo gupfa ahubwo no kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro hari igihe gikwiye giteganijwe azajya hamiriza Uwiteka Imana imirimo n'ibitangaza yakoze ariko mumbarira iyo myaka nubu nkaba ndi imbere y'ubwoko bw'Imana mpamya imirimo n'Uwiteka Imana yakoze abantu benshi bajya bibagirwa ntabwo bajya hirya ngo barebe aho Imana yabakuye bagafatira hafi bagashimishwa n'amazu babonye ariko ntibinjire kure ngo bavuge ngo ariko ndibuka Mana ko wankuye hari nabibagirwa ko yagiye bakura mu mfunzo njyaho hantu yarahanguye indokokana n'abana asinjya mpibagirwa ariko abantu benshi ikibazo tugira ntabwo bajya bibuka aho Uwiteka Imana yagiye bakura ngo babikurure ya mashimwe bayakusanye bavuge ngo Uwiteka Imana wabwe icyubahiro kuko arawanguye amen ubwo indwara barayibuze cya kintu uko cyagakubise wa musonga cya gisonga gifite imbaraga ariko hahandi uko cyakubise hano ngenda mungwa buhoro 2016 ubwo ubuzima bwatangiye kugenda nabi icyo gihe nta buzima nongeye kugira 2016 nsubira CHK ngeze CHK barongera naho barapima basanga cya gihaha cyanjye gifite akabyimba gafite santimetero 2 noneho indwara iba irabonetse sasa
urumva ko mbere byarajije ariko nyuma basanga haje umva ntabwo mbwizeye neza ku buryo bankozeho basanzeho kanseri se ubuvuzi bwacu ko buri hasi hari icyo bamariye kuko bari bazi ko kuvura kanseri mu Rwanda urumva icyo gihe ntabwo byari bigoye. Ndavuga nti rero reka mfate mu butunzi bwanjye ndebe ukuntu nashakisha ko ari cyo natanga nzajye hanze mu Buhinde numva ko ari bo bafite ubushobozi nzagende nivuze neza nibasanga iyo kanseri ihari bashobora kumvura birenze ko mu Rwanda bashobora kuyibona ariko ntibamvura ugasanga ahubwo birandangiranye ariko ubuvuzi bwiza hari cyo bwakora. Ndakomeza ndihangana kugira ngo ubone amafaranga byaratinze kuko kugira ngo ubone amafaranga ajya hanze ntabwo ari make. 2017 mu kwezi kwa mbere nibwo nagiye mu Buhinde ubushobozi nibwo bwari bonetse ndakugendeye ariko mbere yaho mbere yuko njya mu Buhinde nongera kugera Roi Faisal ngeze Roi Faisal basanga icya kibyimba kigeze kuri 4 cm enye. Murabyumva bati turebe ko kanseri yaba iri mu ntoya ubwo ndarwana n'iki ndarwana no gushaka amafaranga kugira ngo ninjire mu Buhinde. Nkigera mu Buhinde ngezeyo nabo bikoreye bizame byabo basanga cya kibyimba kirimo kwihuta kigeze kuri 7 cm. Murumva ukuntu cyihutaga ubwo nijyanye njyenyine murumva madamu n'uwo muryango ntabwo nagombaga kujyana nawe nige wijyanye. Ndagenda ngeze mu Buhinde icyo bakoze bateguye kumbaga barabaga iki igihaha baravuga ati rero iki gihaha cyawe tugiye kugikuraho cy'ibumoso ni icy'ubumoso. Ntabwo bigeze bapima bo ngo barebe cya kibyimba uko kingana wenda ngo babanze bagipime kubera ko bari biyemeje ko bagomba kumbaga bagiteruyemo igihaha bagikuraho bumfite kimwe nacyo kandi bukinjwemo kanseri. Icyo kindi bagikuyeho ikindi nyuma ya covid nibwo kanseri nayo yinjiyemo. Ariko murumva uyu mwuka ubundi ni umuntu udafite ibihaha mwampere Imana icyubahiro ubwoko bw'Imana. Uyu mwuka ni umuntu udafite ibihaha. Amen. Mwababyeyi mwe mwahaye Imana impundu ko iyi Mana si yo gushimwa koko. Iyi Mana twamenya tuvuga iki twavuga iki tukareka iki. Iyi Mana ntabwo ari yo kwizerwa ntikora ibitangaza. Barambaze bankize kwiseta ariko haza umuntu nari njyenyine umuntu aza kunshakira umunyeshuri wo kumfasha banzanira umukobwa turavugana amadolari aracunga asanga amadolari bamaze kuyantwara Abahinde. Icyo gihe nari maze gutanga amadolari ahwanye na miliyoni 7 zacu ndayishyura ira amadolari 9,000 ndayishyuye maze kwishyura umukobwa araje arebye muri kofi asanga ntarisigayemo aravuga ati uyu muntu nimurarira n'ubundi ejo nta gihembo ufite. Umukobwa wo mu Rwanda kwihangana biramunanira ansigaho njyenyine. Ubwo ni ukuvuga ngo nabonye ndi njyenyine ndavuga ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'Imana yanjye. Bwoko bw'Imana iyi Bibiliya ni y'icyo gihe nagendanye nayo mu Buhinde nurira indege ngarukana nayo ngiye yambereye byose aha habamo byose ni iyi ngiye iyi niyo nagendanye nayo. Ninjira mu ijambo ry'Imana ndibuka kuri aya magambo ya Ezekiya ndirimba n'indirimbo niyo mpamvu bigendana n'ubuhamya bwanjye. Ninjira muri iri jambo uko Ezekiya atakambiye Uwiteka Imana kubera imirimo. Noneho ndibuka ndavuga ntariko se niba Bibiliya itubwira iby'ukuri koko Ezekiya yararwaye ngo akenda gupfa agatakambira Uwiteka Imana ikamwumva ikamutonho Yesaya Imana ikamwongera imyaka yo kubaho. Nta ngingo nimwe yandengera mu bintu naba narakose mu gihugu cy'u Rwanda kandi ko numva gihari najye Uwiteka Imana ikangarukaho numva kirahari bwoko bw'Imana. Nimugiye mushaka ikintu mwibikiriza aho nyenzi nigese zitagera kugira ngo Uwiteka Imana ajye bagarukaho ibiteho ibumve bwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire Imana ijya yumva, Imana irumva kandi irasubiza. Ibi mbabwira ni ukuri bwoko bw'Imana. Niki gihako cyafashwe nagera mu Buhinde subiye ejo bundi nyuma ya covid bati imyijima yarafashwe. Ubu usibye kubibabwira imbere y'itorero ry'Imana Imana usibye kunyindindiye ubu wavuga ngo uyu muntu uvuga utyo ufite uyu mwuka ufite izi mbaraga ni umurwayi. Ariko kubera iyo Mana ivuga ngo mbabere icyigisho ubu ndi icyigisho cy'ubakozi b'Imana. Imana yasigarije hari benshi bafatwa ako kanya bati birarangiye
nababwiye igihe byatangiriye. Murumva aya magambo mvugisha noye muntu udafite ibihaha, ariko kubera Uwiteka Imana yabigiriye kugira ngo mbikigisho cya mwese muhindukire, bari kure y'Uwiteka Imana bahindukire bumve kugira neza kw'Imana. Amen. Iyi ndirimbo maze kuba ndi njyenyine, uwo mukobwa yansize wagombaga kumfasha mu gitondo bagiye kumbaga, ubwo hari ku itariki 22 z'ukwa mbere 2017 nibwo nari mu Buhinde bagomba kumbaga. Barantegura njya muri chambre mu gitondo, bagwe mu gitondo mu ba mbere n'ijye bagomba kubagwa nari nateguwe. Abahindi iyo babonye umunyafrika yinjiranye amadolari bamufata nk'umwami. Nza kwibuka Ezekiel ukuntu yatakambiye Uwiteka Imana. Ngaruka kuri iyi ndirimbo none ndavuga ngo iyi ndirimbo ivuga ngo no mu ipfa ryanjye Yesu umbe bugufi, urupfu nirunsinda umara ubwoba. Ndagenderaga ku bintu bibiri, navuga nti barashoboka ko nshobora kurangiza urugendo, ariko nkongera nkagaruka kuri aya magambo yagaruye Ezekiel, uko Uwiteka Imana yamwitayeho ikamugarukaho kubw'imirimo yakoze. Ndaririmba ni indirimbo igifasha mu buhamya bwanjye ngo no mu ipfa ryanjye Yesu umbe hafi, urupfu nirunsinda umara ubwoba. Ngaruka ku ijambo ry'Imana rya Ezekiel, ariko ibi bintu byombi ndi mu mwanya w'uko Uwiteka Imana ishobora kurangiza urugendo rwanjye, nabyo ndabyemera. Ariko Uwiteka Imana ndashaka kugira ngo mbe uruwo unezeza Imana ko nta kintu cyantandukanya nawe, ariko birashoboka. Ese Uwiteka Imana ko wankuye mu Rwanda nkagendana nawe, nta murwaza wundi wampaye abana si baki, nagombye kuba mfite n'undwaje, ntawe turi kumwe ni wowe twagendanye. Umufasha wanjye yasigaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu nihamanuka umurambo izina ryawe rizahabwa icyubahiro gute? Eske ikiriba umurambo uzaguhamiriza, uzavuga imirimo n'ibitangaza wakoze? Uwiteka Imana ndagira ngo undengere mu gihe uteganya nzamanuke, nzajye mvuga imirimo n'ibitangaza wakoze, mvuga kugira neza kwawe, mvuga imbaraga zawe. Ubu se ntubibona? Imana ijya yumva, Imana ijya yumva, Imana ijya yumva. Ubu ngiye murebe imbere yanyu, ubu ndi umurwayi, ubu ndi umurwayi pastor, ntabwo ndi umurwayi, ndahamya imbaraga z'Imana. Ntabwo umurwayi ari nk'uyu, ntabwo umurwayi babaza ibihaha n'ibindi bikajyamo amakanseri n'imyijima ikarwara, ntabwo ari njyewe. Izi mbaraga ntaho zava bwoko bw'Imana. Amen. Muntu uri hano ufite indwara, ndagira ngo nkubwire utuze, wumve ko Imana igukijije, iyangiriye neza nawe ibashe gukize. Igihe cyarageze bamaze gukumbaga, bapima cya kibyimba cyari gifite santimetero 7. Bamaze kugipima basanga kanseri igeze kuri 2 ku gihaha. 2017 mu kwezi kwa mbere itariki 22 nibwo nabazwe, niko nari kwiseta. Bamaze kumbaga ndi njyenyine, ndabyawe ndi bavuga ngo barasinyira umuntu, nasinyirwaga nande? Burya basinyira umuntu kubera ko uhari, iyo udahari bakora ibyo bagomba gukora. Ni n'ubuntu bangiriye. Hari abavuga ngo abahine ngo hari igihe bashobora kugukuramo inyama bakazishyira muri bene wabo. Ibyo si ibyo natekerezaga, ahubwo nari imbere y'Imana mvuga ngo Uwiteka Imana wagendanye nanjye, ni wowe undinze, byose ni wowe. Ariko kwizera kurarema, nari mfite umutima ukomeye, ntabwo ibyo kugira ubwoba ngo hari icyo mba ntabyo nari mfite. Nabazwe nta bwoba mfite. Bwoko bw'Imana iyo ngira ubwoba ntabwo mba naravuyeyo. Murabizi ko abantu benshi burya bazira ubwoba, ubwoba nabwo burica. Ariko muri ubwo burwayi bwanjye nta bwoba nigeze ngira, na n'ubu nta bwoba nigeze ngira. 2017 mu kwezi kwa mbere itariki 22 nibwo nabazwe. Bamaze kumbagwa, mwumve rero ikindi kibazo cyavutse. Mu minsi 2 mba mbyimbye. Bamaze kumbaga kugira ngo ikinya kinshiremo, nibwo numvise ko hano hapfutse, kuko barasatuye, ntabwo ari ryakorana buhanga kugira ngo cya kibyimba gisohoke, habayeho kubaga. Barabaga barasatura nk'ubaga itungo kirasohoka, kuko hano bari badoze kugera inyuma bigaragara ko mbese basatuye n'urubavu ngo barukuyemo, niko bambwiraga. Igihe hagisohoka cyose nsigarana kimwe. Ubwo nari mfite akantu kagenda
kamundi mwuka kugira ngo cyagiha kindi gitezwe imbaraga no kugenda nkoresha umwuka. Nari mfite akantu kagenda kongera umwuka, ndi njyenyine nabo bahindi. Ibitaro nari ndimo ni ibitaro bya Hopital ya Bangalore, hari abahinde gusa nta munyafurika urimo. Nagomba kuvuga ngo nibura mfasha. Uko bazaga bakira abantu wenda babaga potage ntawa ndebaga, nari ntuzwe na serumu ntawo guhamagara ngo mbereze. Yabizana kabirambika aho ngaho, igihe cyagira kanura, washobora utashobora fagitire iraza ukazishyura. Mbaho muri ubwo buzima, maze kubyimba inda nibwo nongeye kugaruka kuri aya magambo. Ndavuga ngo Uwiteka Mana, nta ngingo nimwe yandengera kugira ngo ntagwa hano. Maze kubyimba ariko natiye umuhinde telefone nta yari hafi yanjye, nari narabisize ahantu babifungiranye. Ndembeza umuhinde mutira telefone madamu. Ndamubwira nti itegure mu minsi 3 ndaba nkugezeho. Ariko muhishaho ubuzima mfite. Arambaza, urabona ko madamu kubera ko nari hanze, ubundi abadamu murabizi telefone zanyu zisa naho ari fixe ntabwo ari mobile. Ndabeshya? Ariko ngewe kubera ko yarazi ko ndi hanze, telefone yari hafi. Muhamagaye mu telefone yarayitaba. Arambwira ati bimeze bite? Nta kibazo, nti mu minsi 3 ndaba nkugezeho. Ndamubwira ngo niyimuke aho yarari, hari inzu nari nuzuje, nanjye nari nagerageje gushyiramo amakaro. Ahani nari hagati y'amangazini ya Nyamata. Ndamubwira ngo imuka ujye muri iriya nzu, mu minsi 3 ndabanje. Ariko iminsi 3 no murambo nateguraga ko ndaba mfuye, kuko muri uko kubyimba nabonaga ko nta kubaho. Arambwira ati bimeze bite? Nti mu minsi 3 ndabanje, nti kuko mu Buhinde yo bakubaze barakurekura ukaza mu Rwanda ukipfukisha Roi Faisal cyangwa na CHK, ariko iminsi 3 uzambona. Ndavuga nti bazatanga message ko byarangiye, umurambo wakire, ariko njye mbe muteguje aho ugomba kuba azanyakirira. Navugaga ngo aho bazakorera ikiriyo iwanyu. Abagabo turirarira bwoko bw'Imana, abagabo turirarira mu byo dukora byose. No, ubwo numvaga ko aho bagomba gukorera ikiriyo, aho nzahagurukira bajya kumperekeza, ari ahantu hameze neza, kuko nari narubatse numva ko ari ngombwa ahantu hanjye nagenda kuri ubwo buryo nanjye nyivuye muri iyo nzu. Bakansezerera aho ngaho, baza gusezera bakagira aho basezerera, apana ahantu mu mfutano. Maze kumuha iyo message rero, naje gusenga Imana, ngaruka kuri aya magambo ya Hezekiya. Ndavuga nti Uwiteka Mana, nanjye nibutse imirimo, nibutse Imana imirimo. Ceka Nyamata nkamubwira nti ngwino ngewe narakijijwe. Murumva 95 94 nkabwira abantu nti ngwino ngewe narakijijwe, ngwino nkamupfunyikira imiti, nkamuvurira umwana, nkaha nundi yo bajyana. Bwoko bw'Imana nimureka abantu bajye bakizwa neza. Nubu kugera amagingo ya hari abakiri mu bintu by'amoko n'ibindi bapfapfana. Umuntu wumva ko ari umwana w'Imana nagira ibyavamo avuge ngo ndashaka kuba umwana w'Imana. Ndabizi hari abantu bajya babivanga. Mwumva 94 kuvura, nkavura umuntu wanyirukankanaga, nkavura umuntu wanyiciye mbibona. Aho ndahababwirira kugira ngo babwire abarokora uko bakwiye kugenda. Ntimugire ngo ningenga bitekerezo ngarutseho. Ndagira hari abantu benshi bataragera aho Uwiteka Imana yifuza ko bagera. Niyo mpamvu ushobora kubabwiza ukuri. Abantu niba ari abarokore, niba babarokore. Ndagira rero ngo mbabwire, Imana yacu nibwo nayibwiye ngo Uwiteka Mana, nta ngingo nimwe yandengera, ariko nayikomotsaho. Uwiteka Imana yumva vuba cyane nkuko yumvise Hezekiya. Iravuga ngo umugaragu wanjye ntabwo aramatakira ngo nanjye ngarukaho muri uko kubyimba. Abahinde baraje nka 3 bakajya bazenguruka. Umuhinde yo yakuvuye ntabwo ari kimwe no mu Rwanda. Uzi ko mu Rwanda hari igihe bagusubiza muri salle d'op kugira ngo barebe ikibazo, kenshi bakakongera bakagusubiramo. Ariko kubera ko baba batubaze neza, aho bakubaga neza, nta gusubiramo, ahubwo bari bibaze ngo se ibi bintu bitewe n'iki. Birabacanga. Ariko hari nubwo utabibona ibyabawebeye, urareba iyo umuntu yacanzwe ubona ko yacanzwe. Ndavuga nti byanze bikunze ndagiye. Ariko mpagarara mu mwaka, nibwo umutima wanjye hano hari amasonda akurura amaraso, amatiyo akurura amaraso n'andi masonde agera kuri 2 ajyana inkarajyana amaraso, ibintu ibyo ubona nestaye nta oxygene ndimo. Nubwo mfuvana na madamu nakuyeho oxygene kugira ngo mbashe kumuvugisha. Buryo ururimi ntaho ruhuriye n'umuntu. Urumva kumuvugisha agira ngo ndi umuntu kandi ntariho. Ntabwo nariho. Ariko nibyo nababwiraga, bwoko bw'Imana
bantu b'Imana nimukizwe neza kugira ngo Uwiteka Imana nutakamba izakumve neza ivuge ngo uyu mugaragu wanjye ibyavuga n'ukuri. Amen. Muri uko gutakamba nakomeje kuririmba indirimbo mu mutima wanjye. Burya hari ukuntu umuntu aririmba akanasenga atabumbuye umunwa, sibyo? Ntimubizi? Burya hari igihe dusenga tutabumbuye umunwa, ukaririmba utabumbuye umunwa. Nibwo ninjiye muri iri jambo ry'Imana ngaruka kuri Ezekiya ndamukurura umutima wanjye urako. Burya Imana irumva icyo utekereza, ugitekereza Imana iba yumva ibyo urimo. Iyo uri mu ijambo ry'Imana Imana ibikumva, iyo uri muri ririmba Imana irakumva. Imana iranyumva ingaruka iti umugaragu wanjye bivuga n'ukuri. Amen. Mu minsi nk'ibiri haza Gahinde. Urumva ko abandi nka batatu ikipe yaraje birabacanga, haza kuza Gahinde karaza karankanda. Byari byabacanze abandi ngiye kubona umuntu akagiye muri farumasi, aho ngaho hari amafarumasi aho ngaho muri hopitali, aragenda azana urushinge nko gutera inka, araza kubita urushinge mu bitugu. Nyuma y'isaha imwe bwoko bw'Imana yari isubiye ku mugongo. Mu mpera Imana icyubahiro. Ariko ya kanseri barambwira bati rero ntabwo dushobora kugutera imiti ya kanseri kuko inyama zawe ziracyari mbisi, nibwo kibagwa, uramara ukwezi uri ahantu ucumbitse, noneho nyuma y'ukwezi tuzawutangira kugutera imiti ya kanseri. Namaze y'amezi 5. Murumva kumara amezi 5 uri ahantu muri hoteli. Abana banjye kandi ubwo uwo mubare nababwiraga kwiguriga, ndagira ngo mbabwire imbaraga z'Imana, bwoko bw'Imana. Icyo gihe cyose nabayeho nta umudamu wanjye ntabwo yigeze ajya muri populaire cyangwa n'ahandi ngo ajye kwaka credit kugira ngo umwana ajye mu ishuri. Umwana yarize isari hariya, abo bana murumva umubare ukungana, kwiga bariga. Mwumvise igihe nahereye ndwaye, abana bariga, ubu wababereka n'abana bashimishije. Ntabwo babona ko ari abana babayeho mu buzima nk'ubwo ngubwo se atariho atabakurikirana. Ariko Uwiteka Imana byose ajya bigenza neza. Iyo uyibwiye ikakumva, ibindi byose ibyiberamo ikabitunganya byose neza. Amaze kuntera uwo muti, maze gukira, indi igiye ku mugongo, icyo nari ndindiriye no guterwa ya miti ya kanseri. Nyuma y'uko kwezi bari bampaye imiti ndayiterwa, rero igihe kigeze mu kwezi kwa gatanu kuwo mwaka 2017 itariki 15 nibwo nagarutse mu Rwanda. Nza nitwaje pompe yongera umwuka, kandukanye umwuka unjyana umbana muke, genda nkagarura ubwo. Urumva igiha kimwe nta mbaraga cyari gifite, umwuka ukagenda uncika. Ngeze mu Rwanda wasanga madamu nijoro ankangura, kubera ko igiha kimwe ntabwo umwuka ubugaragara ko urimo gusohoka, akagira ngo byarangiye. Murumva icyo gihe 2017 ntangirana n'urugamba, nagira ngo ndafata gatotsi akankangura akagira ngo umwuka uraheze. Ntoya nari ko kumuza gusinzira. Mbese umugore nawe ahura n'ibibazo igihe cyose kuko yumvaga uwo mwuka udahari. Nawe ntabwo yasinziraga, yahoraga ateze amatwa. Yaragowe mu by'ukuri. Abagore Imana igibaha umugisha, ariko si benshi. Hari ubyemera, hari wemera gutwara uwo musaraba, hari n'ushobora kuguta. Ndashima madamu rero ko atanjugunye muri uwo musaraba, yawikoreye akihangana, akarara amajoro, akababarana nanjye. Igihe cyose yahoraga avunika kuko ntabwo yasinziraga. Muri uwo mwuka muke agatotsi kantwara, muri agakanguka vuba atari ndasanga birangiye, akankomanga. Nahoraga muri ibyo. Ngeze ndamubwira ntoya nti n'umwuka muke, ariko mba numva ntacyo nshobora kuba. Ubwo navuye mu Buhinde bavuga ko nta kibazo, nta n'imiti bampaye. Urumva kanseri iri kuri 2 ntabwo bikaze, kandi bateruranye n'ikibyimba gifite santimetero 7, baterurana na cya gihaha cyose barajugunya. Ariko bigeze muri covid cyagiye twaterwaga ya miti noneho kanseri irongera irashibuka, iragatsindwa, sinzi aho yibika. Irazamuka muri 2020 irazamuka. Ndagenda njya kwipimisha, bati kanseri yatatse aho ikindi gihaha cyabazwe. Aho babaze kanseri yahageze, hagati y'igihaha n'ikindi kanseri irahari, ku gihaha kindi kanseri irahari. Dr. Wikanombe arambwira ati se ufite ubushobozi kugira ngo usubire mu Buhinde turebe ko nta n'ahandi yaba yarageze ko yambutse, kuko petit scanner ntabwo mu Rwanda ihari. Scanner burya ntabwo
ireba cyane kimwe nuko hari ibindi baba bashaka kureba kugira ngo barebe mu yindi myanya yindi. Nayinyuzemo koko barabibona, ariko bifuza ko niba afite ubushobozi nasubira mu Buhinde kugira ngo barebe ko hari ahandi yimukiye. Ngeze mu Buhinde basanze ikindi giha cyaratatswe, basanga umwijima waratatswe. Ariko ubwo murabyumva, murebe uyu muntu uhagaze ngiye ubwanjye. Ibi rero hari igihe Imana ibikorera kugira ngo yiheshe icyubahiro. Mu gihe umuntu afatwa batibere yafashwe mu gitondo bati turamushyinguye azize kanseri. Igihe nababwiriye mwabaza iyo myaka si 8, igihe nahere na kanseri. Maze kusuzuma ngaruka mvuye mu Buhinde i Kanombe baratangira bantera imiti, bantera amaserumu ya kanseri 43. Nari nsigaye insani Bibiliya, umubiri wanjye warirabuye. Ngeze aho mbwira muganga mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Mbwira muganga ndamuhamagara ntirere muganga ndo umuntu mukuru. Nari nsigaye ngenda nk'umunyagicuri kubera imiti myinshi. Nkazengera nkikubita hasi kugira ngo mve nkaha nsohoke hano, nagombaga kuba mfite umwana umfashe. Umwana ufashe kugira ngo ntagwa. Kandi iyo nabaga nguye nararabaga nkasa n'utubwenge nkaza kuzanza mu kanyuma. Nsubika nomera ngira mbwira muganga, ndamuhamagara ndamubwira twari tumaranye igihe, ndamubwira ntiyo muganga hari ikintu ushaka kukubwira. Ati biti ndumva iyi miti ngiye kuyihagarika. Ati niwihagarika urahiturangira. Nikurangira ntacyo bitwaye nditeguye. None se niba mumbwira ko yambutse ikaba yaravuye ku gihaha cyabazwe, hari inkovu zarageze ku nkovu, ikaba yarageze no ku kindi, ikaba iri ku myijima. None se ibyo murumva umutungo wagafashije n'abana ndimo kumara, kandi n'amafaranga menshi kwiteza iyo miti, n'amafaranga menshi cyane. None rero ndi umuntu mukuru, n'impinja zirimo kugenda, ibi ndimo sinzi ibyo ndimo, kandi ndagira ngo nkubwire ntabwo ndimo kwiyahura, ntabwo ari ukwiyahura. Ntariko ndagira ngo nkubwire ko imiti ndayihagaritse. Umuti ndayihagaritse ntariyo nizeye. Yo ubwayo ibasha kunkiza nubwo itankiza. Ntabwo niyahuye. Nayo ubwayo njye uyibwira ntabwo niyahuye, niyo mpanze amaso, niyo muganga uri hejuru y'abaganga mwebwe ubwanyu, aho mugeze mukora ubushobozi bwanyu nuho ndabashimye mwarakoze. Ariko hariyo nizeye ishobora kunkiza, kandi nubwo itankiza. Imiti ndayihagarika. Ntabwo ari ubugoryi nagize bwo kuvuga ngo mpagaritse imiti, ahubwo nabonaga kwivuza kwanjye ndambiwe. Mwumva igihe nahereye, ndavuga ntere ibi ndimo ntacyo ndimo gukora. Mbwira umudamu nti rero ndabihagaritse. Ati nyamuneka nereka da ubuse noneho bimariye iki, ni nawe ubwayiranyica. Ngiye rero iyi miti ndayihagaritse, mpanze amaso mu ijuru. Nzi ko abaganga b'isi bajya bananirwa, ntariko yo ntinanirwa. Ibasha gukora ibyo batabasha gukora, ibasha kunkiza kugira ngo yiheshe icyubahiro, kugira ngo nzajye mpamya imirimo y'itangaza yakoze. Amen. Bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire ndangije amezi 7 nta muti, kandi maze guhagarika iyo miti nibwo numvise ubuzima bugarutse. Kurya ndarya, nigeze njya gukoresha control hariya kuri Ligasi. Bapimye ikintu nibandagaho n'umwijima buryo uragatsindwa. Bapimye umwijima arambwira ati rero turabona umwijima wawe nta kibazo ufite. Napimishije inshuriza, ndongera ndipimisha areba ku bihaha, nabwo arambwira ati ariko ku bihaha nabyo ndabona nta kibazo. Bwoko bw'Imana gose ukuri. Ubu nsigaje nawe kuzasubira muri control, ariko imiti yo naravuze ngo ndayihagaritse. Icyaboneka cyose narindira uwo mwami nkavuga ngo isaha yayo nigera yanteguriye nzataha. Ariko yo irimo gukora akazi bwoko bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo bitubere uko twizeye. Ngewe nizeye kwishoboye. Ndavuga ngo aba baganga b'isi barananiwe, ubushobozi bwabo aho bugera naho, ariko Uwiteka Imana twizera yirashoboye. Amen. Iyi Imana irashoboye. Iyo twizeye ko ishoboye, iyo tuyifashe ko ishoboye, iyo tuyifashe ko ari inyambaraga, itubera inyambaraga. Amen. Ariko niyo itifata ko ari akamana katabashije, izakwereka ko itabashije. Ariko nge nyifashe ko bishoboye, nge nyifata ko ishoboye kandi irashoboye. Bwoko bw'Imana, uyu mwuka uravahe? Izi mbaraga nkoresha nizo umuntu w'umurwayi, kubera ko ubwayo
naravuze ngo Uwiteka Imana nundengera nzavuga imirimo n'itangazo wakoze, kandi n'ahataraha haba no mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi uzanshoboze mpagere mvuga imirimo n'ibitangazo wakoze. Imana sicyo kiyinezeza, ntinezezwa n'amashimwe. Amashimwe si ibiryo byayo. Wagize ngo iyi mbaga ndimo kubwira iyo mu ijuru ntabwo indeba, ubwo se yankuraho cyangwa yanshyigikira kugira ngo nkomeze namamaze ishimwe rye yaduhamagaye n'imirimo ikomeye yatawe n'imirimo itangaje yakoze. Iyo Mana rero ubwoko bw'Imana nibyo nababwiye, ni mukuri ibishimwa mu bigawa. Abantu be kuvanga ibintu, tugende uko ishaka. Umuntu ye kwitwa umurokore atari we. Amen. Mureke koko niba ushaka kuba umurokore, ushaka kugira ngo ubashe gutereta Imana, ubashe kunezeza Imana yawe, ugende uko ishaka nuko ishima. Turabizi nitugenda uko ishaka izatugirira neza, nugenda uko Imana ishaka uzataka ikumvi, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo tujye tubitsaho inyenzi n'ingese zitagera, kandi bikongera ngo imirimo nizaduherekeza. Dukorere Imana nayo izatugirira neza. Amen. Imana igihindura ubu yashatse kugira ngo msigare ndifasha nyigisho ya benshi. Ubu ndifasha nyigisho yo gufasha abantu. Ubwo ababyeyi banyeretse hariya ko barwaye, ubwo uracyarwaye, ubwo ntiwumva gukira. Ngewe ubwanjye umeze utya, uragenda utaka kurwaye koko. Wizere gukira, ahubwo uzagaruka nuza gushima uvuga ngo nabonye Imana yatumye abakozi b'Imana kuza kuvuga imirimo n'ibitangazo ikora, ngo nanjye iyo ndwara yose Uwiteka Imana igomba kuyirangiza. Nibihagarika kanseri, indi ndwara yayinanira niyi. Sicyo kirwara kiri hejuru y'izindi ndwara. Urwaye kanseri ntibavuga ngo ni umugenzi. Ubusize imbaraga zanjye nizo umugenzi. Ntabwo ari iz'umugenzi. Yesu ari mu kazi. Ari mu kazi kandi yarakoze. Ari mu kazi kugira ngo ubashe kuyikorera. Ubu si kiriba cyayivugira. Ubu iyo ngenda nayivugira. Iyi mbaga ingana itya ntikeneye kugira ngo ihindukire. Ubu si imirimo n'ibitangazo Uwiteka Imana yakoze, ndimo gutanga ubuhamya aho yankuye, ndimo kubwira benshi uko bakwiye kugenda. Uwari ugitekereza ku bwoko n'ibindi nkamubwira ngo ibyo bikureho kugira ngo Uwiteka Imana ikunezeze, ubu ntuva habigushizemo. Ni mukuri ibishimwa mu bigawa, kuko Imana ntabwo ushobora kugira ahantu ngewe hari aho ntabona, ariko Imana ntabwo igihishwa. Imana ntigihishwa. Niyo mpamvu umuntu yakwisuzuma. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwira ngo nyamara twakwisuzumye ntabwo twagiweho n'urubanza. Amen. Bwoko bw'Imana ndagira ngo uwumva muri we yari yaracitse intege, uwumva muri we hari ibintu byamuhungabanya, uwumva muri we hari ibintu byamutandukanyaga na mugenzi we, ntabwo ari byamoko gusa. Ushobora no kugira umuvandimwe wawe mutagendanye. Abantu barimo gupfa amasambu, abantu barimo kurogana kubera amasambu. Ntabwo ari iby'ubwoko tukirimo. Abavandimwe barimo kwicana, bapfa ubusa, bapfa amasambu, kandi nyamara bayasize ni benshi. Wasigara umwe na babiri mukaba muryanira ubutaka. Imirimo kwaka, imanza ziriho, n'abantu bari gupfa ubutaka, n'abapfa ibintu, n'indambi, kandi nimutekereze ko na bene byo babisize. Abo bantu baba bakijijwe koko? Abantu bakirwanira ubutunzi nibi, ariko nyamara twizeye Imana tukagenda uko ishaka nuko ishima, yatunezeza kuko ifite byose. Ndashima iyo Mana rero yakoze ibikomeye, yarandinze. Ariko bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire, muhaguruke buri muntu ahagaruka. Ntabwo ngira ngo muze hano, abantu benshi bakomeje kubahamagara muze hano. Nundi wese wumva ko hari ikintu yumva yabwira Imana n'umutima we akavuga ngo Uwiteka Mana, nanjye iki kintu nikimveho kugira ngo ngende uko ushaka, nanjye nemerwe nawe. Uwumva ko hari akantu kanda akariko kose yumva ko adashyikiranye n'umwuka w'Uwiteka Imana, agerageze guhaguruka abwira Imana ye. Ntabwo ari pasiteri ubwira, ubwawe wisuzume kugira ngo ubwire Imana yawe uvuge ngo Mana nanjye mbabarira muri uyu mwanya kubw'amagambo numvise ya mwene data, uko wamurengeye, aho wamukuye, uko yirengagije abamugiriye nabi, agatanga imbabazi, akaba yarahagaze mu cyuho neza, akumva ko ari Satani ntarebe ubwoko. Ibyo nabyo ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, nuwaba cyari kimurimo kimurandukemo, yumve ko nanjye Uwiteka Imana yangiriye neza, kandi ntigihishwa. Umwana w'umuntu pasiteri wamuhisha, mwene so wamuhisha, ariko yo ntihishwa. Iri byiherereye irabireba ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu twe twese ubu ngubu irayizi, n'abandi. Rero ndagira ngo uwumva muri we yahaguruka kugira ngo bamwingingire Imana, bamusengere Imana, umushumba yigire hino. Uwumva muri we
hari ikimutsinze wumva muri we yaragiye agira intege nke cyangwa akavuga ngo Imana ntabwo yandengera. Hari byinshi ntabwo ari byo kuvuga wenda ngo umuntu ahagarare ngo mpagurutse byakumva ko ari ubugenga bitekerezo. Oya, ibintu bituma tutagendana n'Imana yacu ni byinshi. Ushobora kuba uri kumwe n'umuturanyi wawe, muri korari mudakundanye, abantu bakitwa ko ari abaririmbyi hariya kandi harimo ibibazo, harimo utuntu n'utundi, abantu bagirana utuntu tudukimbirane, abantu bagirana utugurupe, abantu bagirana utuzimwe, utugambo dutandukanye. Ibyo byose ni ibintu bigomba kugutandukanya n'Imana yawe. Abantu bakaba bari muri korari bitwa abakozi b'Imana ariko ubona batagenda uko bikwiye, kandi burya nabavuga butumwa ugasanga ni utuntu dupfundikanije. Bantu b'Imana, ndagira ngo mwumvire umwuka, buri muntu wese wumva ko hari ikintu cyamutandukanya n'Uwiteka Imana yumve ko aka kanya ni amahirwe agize, kuko ubu ndaje uyu munsi mfite ibyo nababwiye n'abandi babibabwiye, ariko mwumve ko mukwiye kwizuza n'Uwiteka Imana kugira ngo mugirirwe n'Uwiteka Imana. Hariya mu magambo arimo muri Yubu hari ibice 22:21 havuga ngo nitwiyuzuze nayo ngo tubone amahoro, ngo nibwo ibyiza bizatuzaho. Bwoko bw'Imana nimureke twizuze n'Uwiteka Imana kugira ngo ibyiza bitugereho. Ayo ni amagambo ari muri Yubu, kwiyuzuza n'Uwiteka Imana kugira ngo tubone amahoro. Ndagira ngo ako kanya rero buri muntu wese atihagazeho. Uburyo ni bwinshi, umuturanyi mufite utuntu, mufite utwo mupfa, umuturanyi ntabwo mugendana, umuvandimwe wawe ntimugendana, muri mu matiko. Biriho nimwinginga Imana kugira ngo ibagarukeho. Uyu munsi mwigomwe ni kuwa gatatu, wagombye kuba hari ibindi wagiyemo. Twaje kwirwa hano kugira ngo twiyunge n'Imana, Uwiteka Imana twishimire. Nta mpamvu rero umuntu yakwihagararaho. Umuturanyi wawe ntabwo mugendana neza, umuririmbyi muza kuririmbana murepetana hano muri mu muniro w'Imana nimugendana, muri mu tuntu n'utundi. Bwoko bw'Imana kwihagararaho iyo umuntu ashaka kubona ko utataye igihe, wavuze ngo naje imbere y'Imana kugira ngo niyunge n'Uwiteka Imana. Uyu mwanya ni uwawe kugira ngo wishimirwe n'Uwiteka Imana. Murakoze, Uwiteka Imana ibamugisha. Reka dusenga Imana n'ibindi bintu byinshi. Ushaka n'abagufasha kwanga umuntu kugira ngo mumwange muri benshi, mumubuze amahoro, mumubuze umutekano, ariko umuntu umeze gutyo ararushywa n'ubusa, kubera ko Imana izatabara abantu bayo kandi we azarimbuka. Rero mureke habeho kwihana, atari ukuvuga ngo ni uko tukureba gutya, ahubwo wowe rebana n'Imana, ugira ibintu ukuraho, nubwo hatari kubaho no gusenga. Iri jambo rikaba ryakurangije, ukagenda ufata imyanzuro. Tugiye gusenga kugira ngo dushyireho sinya ya nyuma, ariko ijambo rikaba ryakurangije, ukaba wumva rwose wafashe umwanzuro. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye. Tumaze kumva imirimo n'ibitangaza wakoze, kandi tubirebesheje amaso, si ukubyumva gusa, ahubwo icyo dusabye ni ukugira ngo abantu bawe bateze amatwi, bakurikiye, bongererwe kwizera. Kuko turaza gufata akanya ko gusengera abarwayi n'ibindi byifuzo, ariko birasaba ko abantu babanza kwizera, kandi kwizera kugakurikizwa n'imirimo yo gukiranuka, kugakurikizwa no kwatura ibyiza, kugakurikizwa no kwiyeza umuntu agakuraho inzitizi zatuma atagirirwa neza n'Imana. Turabasengera kugira ngo Mana ugire icyo ukora, wigaragaze nk'Imana, wiheshe icyubahiro, kugira ngo mu gihe kizaza hano hazaboneka ubuhamya bukomeye, hazaboneka abantu benshi bakize kanseri. Hari kanseri z'uburyo butandukanye, hari kanseri y'urwango, hari kanseri y'icyaha, hari kanseri y'amagambo, hari kanseri y'amoko, y'amacakubiri, hari na kanseri y'indwara isanzwe. Ariko abantu b'Imana bakwiriye gukira, bagakizwa, bakamaramaza, bakaba abantu beza, abantu bashakirwaho umuti. Turagushimye kubw'ibyo ukoze, cyane cyane ukoze mu mitima y'abaraha.
hari n'abandi bakurikiye kuri iri koranabuhanga, n'abandi bazumva ubu buhamya, bazumva ubu butumwa, nabo turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nabo bakizwe, nabo bihane, nabo bamaramaze, nabo bizere. Abarwaye indwara zikomeye bari kumva ubu buhamya, nabo bazatanga ubuhamya ko bakize. Twebwe abari hano twarangije kwizera. Hari n'abari hano bafite abarwayi basize mu bitaro, bafite abana babo barwaye, bafite abagabo babo barwaye, bafite abadamu babo barwaye, bafite abavandimwe barwaye, bafite abakozi babo barwaye, bafite inshuti zabo zirwaye. Hari abantu bazanye ibyifuzo by'abantu bari mu bitaro barwaye izo ndwara zavuzwe, barwaye ibyo bihaha, barwaye iyo myijima, barwaye izo mpyiko, barwaye izo kanseri, barwaye iyo misonga. Barahari batavuga, barahari bacometse amasonde. Abantu baje hano kugira ngo babasengere. Turabafite, dufite abarwayi muri bene data, dufite abarwayi mu miryango yacu, dufite abarwayi tuva inda imwe n'abo tubana, ariko duhagaze mu butware no mu bushobozi. Turi gusenga kugira ngo tuzumve ubuhamya bwabo wakijije. Urakoze Mana, turagushimye ko hari icyo ukoze muri iri teraniro, ko hari icyo ukoze muri uyu mwanya. Twemerere dukura ubwatsi tugukomera mu mashyi, ababyeyi bakuvugiriza impundu, tuvuga yuko uri uwera, tuvuga kugira neza, kandi iminsi dushigaje yo kubaho uduha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dushobore kugukorera, dushobore kuguhamya, dushobore kuvuga imirimo yawe n'imbaraga zawe. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.